Urwandiko Pawulo yandikiye Tito. Tito yari umugiriki wayobotse Yesu, wari umufatanyabikorwa w'umwizerwa wa Pawulo igihe kirekire banakoranaga ingendo. Yari yarafashije Pawulo mu bihe by'amage byinshi byatambutse. Muri uru rwandiko dusanga Pawulo yaramuhaye inshingano yo kujya i Kirete, ikirwa kinini kiri hafi y'umwaro w'Ubugiriki, kugira ngo ashyire mu murongo imikoranire y'amatorero yo mu ngo. Rero imico y'Abanyakirete yari izwi cyane mu isi ya kera. Rimwe mu magambo y'Ikigiriki risobanura kuba umubeshyi ryari kretizo, kuba umunyakirete. Abo bantu bari ibyamamare mu buriganya no kwikunda. Benshi mu bagabo bo kuri icyo kirwa bari barabaye abasirikare b'abacancuro ku giciro gihanitse cyane, kandi imijyi yo kuri cyo yari izwiho kudatekana, urugomo n'ibiteye isoni. Icyakora ikirwa cya Kirete cyari gifite ibyambu byinshi by'ingenzi byahuzaga imijyi yo hirya no hino h'inyanja ya Mediterane ya kera. Bityo nk'uko Pawulo yabibonaga, Kirete hari ahantu habereye gushinga amatorero akorana. Gusa ntituzi ku burambuye, ariko hari uburyo ayo matorero yaje kujya yita ku byo abayobozi b'i Kirete babi bakora. Bavugaga ko ari abakirisitu ariko bagasenya amatorero, nuko Pawulo atumayo Tito amushinze gutunganya ibyaho. Uru rwandiko rero nirwo rwamuhaga amabwiriza. Rufite imitunganyirize myiza inasobanutse. Nyuma y'ijambo ry'ibanze rigufi, Pawulo aha Tito amabwiriza asobanutse arebana n'inshingano ze mu itorero. Hanyuma atanga icyerekezo ku byerekeye umuryango mushya n'ibyerekeye ubwoko bushya bw'abantu ubutumwa bwiza bwari kurima muri iyi miryango y'Abanyakirete. Hanyuma Pawulo asozanya uru rwandiko intashyo. Pawulo afungura ibi byose yibutsa Tito ko ubutumwa bwe nk'intumwa buvuga ibyiringiro by'ubugingo buhoraho. Ni ukuvuga ubuzima bwo guhindurwa abashya bubonerwa muri Yesu Mesiya uhereye ubu. Kandi ibi byiringiro byasezeranyijwe kera n'Imana itabeshya. Aha iri jambo rigufi ribimbura risobanura ingingo y'ingenzi uru rwandiko rwose rushingiyeho. Kimwe mu bibazo byari mu matorero y'i Kirete ni uko ibitekerezo byabo ku byerekeye Yesu, Imana y'abakirisitu, byari bihwanye n'ibitekerezo byabo ku birebana n'Imana y'Abagiriki bakuriyemo, cyane cyane Zewu, Imana yabo nkuru. Abanyakirete bavugaga ko ikigirwamana Zewu cyakomokaga ku kirwa cyabo, kandi bakundaga kubara inkuru n'imigani bya Zewu bidasobanutse. Yashoboraga gushuka abagore akanababeshya kugira ngo agere ku cyo ashaka. Kandi Pawulo ashaka gusobanura neza. Imana yahishuwe muri Yesu itandukanye rwose na Zewu. Ibiranga by'ibanze ni ukwizerwa n'ukuri, bivuze ko imibereho ya gikristo izaba ivuga iby'ukuri nayo. Ibyo bikazaba ari impinduka nyayo ku Banyakirete. Nuko Pawulo aha Tito inshingano ebyiri. Avuga ko iya mbere ari ugushyiraho abayobozi bashya muri buri torero, itsinda ry'abo yita abakuru, abagabo bakuze cyangwa b'ababyeyi. Ubuzima bwabo butandukanye cyane n'umuco w'i Kirete. Bagomba kurangwa n'ubunyangamugayo, biyeguriye Yesu rwose, birinda kandi bagira ubuntu, haba mu miryango yabo ndetse no mu muryango rusange. Kandi abo bayobozi bashya bagomba kwigisha inkuru nziza ya Yesu, bagasimbura abayobozi bononekaye bakwiye kubwirwa ukuri. Iyo niyo nshingano ya Tito ya kabiri. Pawulo avuga ko abo bigisha ari abo mu bakebwe. Mu yandi magambo, bari Abanyakirete b'Abayuda bavugaga ko bakurikiye Yesu. Ariko kimwe n'ibibazo byari i Galatiya, abo bantu bagombaga ko abakristo batari Abayahudi bakebwa no gukurikiza amategeko ya Mose, niba mu by'ukuri bashaka kuba abigishwa ba Mesiya w'Umuyuda. Pawulo avuga ko ari imbata z'imigani y'Abayuda n'amabwiriza y'abantu. Kandi ikirenze ibyo byose ni uko bari mu buyobozi bw'itorero kugira ngo babone indamu. Bityo mu buryo bwuje ubwenge, Pawulo yifashisha amagambo y'umusizi wa kera w'Umunyakirete, Epimenides, wavugishaga ukuri ku mico y'ubwoko bwe adacisha hirya. Yavuze ko Abanyakirete iteka ari ababeshyi, inyamaswa z'inkazi, abanebwe n'abanyanda nini. Bavanga ukuri n'ikinyoma, icyiza n'ikibi, kandi babikora bashaka impiya gusa. Maze nubwo abo bayobozi bavugaga ko bazi Imana, imibereho yabo nk'Abanyakirete irayihakana. Bagombaga gukurikiranwa. Nuko ibi bigeza Pawulo ku ngingo ikurikira. Kubera abo bayobozi bononekaye, abakristo benshi muri ayo matorero ubu bafite imibereho yabo n'ingo byangiritse rwose. Kandi inshuro eshatu Pawulo agaragaza ingaruka z'ibi byose. Ubutumwa buvuga ibya Yesu buteshwa agaciro, abaturanyi babo batari abakristo noneho babona impamvu zo kubashinja ibibi. Ibyo byose bituma inyigisho ivuga ko Imana Umukiza wacu idashimisha na gato, kandi nta muntu n'umwe ishishikaza. Pawulo rero yerekana ishusho y'umuryango Nyakirete wiyeguriye Yesu. Wagombye kuba ari abagabo n'abagore bageze mu zabukuru, banga umugayo kandi birinda, kugira ngo babere urugero rw'imico myiza abakiri bato. Kandi abakobwa ntibakwiye gusambana no kwanga gushyingirwa nk'uko byari bimenyerewe i Kirete icyo gihe. Ahubwo bakwiye guhitamo abo bashaka n'ababizerwa kugira ngo bubake imiryango ikomeye myiza. N'abasore nabo nuko bagomba kubigenza. Bagomba kumenyekana nk'abanyagihugu bakora bazima. Imbata z'abakristo b'i Kirete bari mu mwanya wihariye. Kubera ubutumwa bwiza, bafatwaga kimwe n'abandi bantu mu matorero ya Pawulo. Ariko kandi hari akaga ko bazakoresha ubwo buringanire nk'uruhushya rwo gusuzugura abashebuja, hanyuma bagasa n'abifatanya mu rugomo rw'imbata, byari kurushaho gutesha agaciro ubutumwa bwa gikristo.
urabona ko Pawulo ari gushaka ubudasa bugaragara neza aha. Yizera ko ubutumwa bwiza bwa Yesu bukeneye kwerekana imbaraga zabwo zo gucungura mu ruhame niba koko buzahindura umuco w'Abanyakirete. Kandi ibyo ntabwo bizashoboka binyuze mu mvururu muri rubanda cyangwa ku bakristo bitandukanye n'ubuzima bw'umujyi. Ubutumwa bw'abakristo buzaba bushishikaza Abanyakirete mu gihe abakristo bagira uruhare rugaragara mu buzima rusange, igihe imibereho n'ingo byabo bisa ubirebeye inyuma. Kubera ko nyuma yo kwitegereza neza, abaturanyi babo bazabona ko abakristo bakurikiza urwunge rw'indangagaciro zitandukanye kubwo kwiyegurira indi mana. Iryo niryo tandukaniro Pawulo asobanura mu ncamake mu buryo bwiza cyane mu mpera z'umutwe wa 2. Avuga ko urwunge rw'indangagaciro ruyoboye imibereho ya gikristo n'ubuntu bw'Imana bwitanga, bwerekaniwe muri Yesu kandi buzongera kwerekanwa ubwo azagaruka. Ubwo buntu bwerekanwe igihe Yesu yicishaga bugufi kugira ngo apfe urupfu ruteye isoni ku bw'abanzi be, kugira ngo abarokore kandi abacungure. Kandi ubwo buntu ni nabwo buhamagarira ubwoko bw'Imana buvuga ngo oya ku mibereho yononekaye idahuje n'urukundo rw'Imana rwitanga. Hanyuma Pawulo akura amaso ku muryango wa gikristo yerekeza ku cyerekezo cy'imibereho ya gikristo nk'abantu bashya muri sosiyete y'Inyakirete. Mu bantu bose, abakristo bagombye kuba bazwiho kuba ari abenegihugu beza, b'abanyamahoro, bagira ubuntu, bumvira abategetsi, bazwiho gushaka inyungu rusange. Nyamara ibi bitandukanye cyane n'uko Abanyakirete bakuze. Ni buryo ki abakristo bari bakwiye gukomeza imibereho inyuranye n'umuco? Pawulo yizera ko isoko y'imbaraga rurukundo ruhindura rw'ubutatu rwatangarijwe mu butumwa bwiza. Ibyo abisobanura mu muvugo mwiza bihebuje. Avuga ko ineza n'urukundo by'Imana ari byo byadukije nubwo tutari tubikwiriye. Ku bwa Mwuka Wera, Imana yejeje kandi ibyara bwa kabiri kandi ihindura abantu bashya, kandi ku bwa Yesu yashizeho inzira kugira ngo abantu babarweho gukiranuka imbere yayo. Kandi ibyo byose bikingura irembo ry'ubugingo bw'iteka, nibyo bivuze ahazaza hashya mu byaremwe bishya. Iyi nkuru y'ubugingo irakomeye cyane, ishobora kurema abantu b'ubwoko bushya. Pawulo yemera adashidikanya ko kubashishwa na Mwuka Wera kubahiriza neza inyigisho za Yesu bizasakaza ubuntu bw'Imana ku kirwa cya Kirete no ku isi hose. Pawulo asoza asezeranya kohereza Tito wa Rutema cyangwa Tukiko kumufasha, hanyuma akabona gusuhuza inshuti zabo bari bahuriyeho. Kandi uko niko uru rwandiko rurangira. Urwandiko rwa Tito rutwereka ingamba z'ivugabutumwa za Pawulo, kugira ngo amatorero ahinduke amatsinda azana impinduka mu miryango yisangamo. Ntizizazanwa no gushyamirana mu by'umuco cyangwa kubwo kwigana imico y'Abanyakirete, ahubwo ahamagarira abo bakristo kugira uruhare mu muco w'Abanyakirete. Bagomba kwitandukanya n'ibinyoma, ahubwo bakagundira ibyiza byabo. Niba bashobora kwiga kubaho mu mahoro no kwiyegurira Yesu n'ibyiza rusange, abakristo mu magambo ye bazerekana ubwiza bw'ubutumwa bw'Imana yacu ikiza. Ibyo bikaba ari byo bivugwa mu rwandiko rwandikiwe Tito.